musore nawe ngwino winjire, inyuma ni habiyo hararumana. Yiruka aradumeka akiruka ubutareba inyuma agakizwa n'amaguru ye. Ifite imbaraga, n'ubwo udafite imbaraga yaguhindura nako kanya. Kandi Imana yari yaramukoresheje ibikomeye, ariko bamukorera umwambaro. Ninde uzazamuka umusozi w'Uwiteka? Ninde uzahagarara aherahe? Imbaraga zacu rero tuzikesha mu gusenga no gushaka Imana no gusoma ijambo ryayo, kuko Satani ari inyuma yacu, arashaka ubugingo bwacu, arashaka amagara yacu. Reka duhunge dukize ubugingo bwacu. Maro bidafite 12, Imana ashaka ko duhindukira. Tugende turira tubibira umwami, niba tubabazwa n'abarimbuka, tuzahozwa naza dushira agahinda, nidutunda imiba tuzanezerwa. Umwami Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Ndabasuhukije mu izina rya Yesu Kristo aho muhereye ku migabane itandukanye. Mbifurije amahoro y'Imana aho muherereye ku isi. Amahoro y'Imana aganze mu mitima yanyu. Igihe turi kumwe ni Jean d'Arc, nejejwe n'Imana kubana namwe muri uyu mwanya mwiza wo kumva icyo Umwuka arimo kubwira umugeni wa Kristo, wo kumva icyo Umwuka arimo kubwira itorero rya Kristo, wo kumva imiburo y'Imana. Kandi nitwumva imiburo y'Imana twere kwinangira mu mitima, ahubwo ducishwe bugufi cyane rwose dukora icyo Imana ishaka. Rero ikaze, waba uri mushya waba usangwa, ikaze. Kandi ndasenga ngusengera nanjye nisengera ngo Umwuka w'Imana akore ku matwi y'imitima yacu kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Nitumara kuryumva turyumvire, kandi nitumara kuryumvira turishire mu bikorwa, turi pratique mu buzima bwacu bwa buri munsi. Turyitoze kuzuza icyo ijambo ry'Imana ridusaba, cyangwa se kugenda mu mahame n'amategeko y'Imana. Umwami Imana rero atugire neza. Mbere yuko twakomeza, reka twubahe Imana dusenge. Uwiteka Mana yacu, Mana igira neza, Mana yo kwiringirwa, ndagushimira kubw'uyu munsi uduhaye. Ndagushimira Uwiteka Nyiringabo, ndakwinginze ku Mwuka wawe wera azabane nanjye, ku Mwuka wawe wera azabane n'umuja wawe n'umugaragu wawe muri uyu mwanya mwiza wo kumva icyo Umwuka arimo kubwira umugeni wa Kristo. Ngwino uzubane natwe. Ndasenze imitima yacu uyitunganye kugira ngo ijambo ryawe rigwe mu butaka bwiza, kandi ribe ijambo ridukiza ndetse rinaduhindura. Kandi nimara kuduhindura turibwire n'abandi kugira ngo nabo bahindukire, nabo babone Data wa twese uri mu ijuru, bamuhimbaze kandi ndetse bamukorere. Ndakwinginze reka imitima yacu ibe ububiko buzima bushimwa nawe. Ndaba ari twe aho ku Mwuka wawe wera bari uganza. Niko nsenze nize mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Imana yacu rero ishimwe kandi habwe icyubahiro. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rivuga ngo kureba inyuma cyangwa se gusubira inyuma ni bibi. Impamvu biba bibi kuko hari aho uba wavuye, wasubira mu byo wavuyemo bikakuba byanakuzana n'imivumo, bikaba byanakuzanira ibintu bibi cyangwa se bikakuyobora ku buzima bubi. Rero intego yacu avuga ngo ndureba inyuma. Muribuka yuko icyigisho cyatambutse cyavuga ngo hunga udapfa. Imana yacu rero itugire neza, ariho twabisanze mu gitabo cya mbere cya Mose. Tubona Imana iburira Loti n'umuryango ati bahungire ku musozi utari uw'irimbukiro, kandi mu guhunga kwabo barebe inyuma. Twasanze ndaho twabisomye ariko ntibisobanuyeho, dusanga ko Mukaroti yakebutse inyuma, ngarebye inyuma yahise aba ingingi y'umunyu. Rero natwe Imana idufashe, uyu munsi turi ku ndege ivuga ngo ndurebe inyuma. kandi ndagira ngo ngwibutse kino nicyo gihe cyo kwemerwamo, kandi niwo munsi wo gukirizwamo. Niho indego yacu ishingiye. Niba ugiriwe umugisha wo kumva ijambo ry'Imana,
haba ari mu idini usengeramo, haba ari kuri za YouTube cyangwa se hehe kuri Zoom, aho uba wagira ubuntu bw'Imana bwo kumva ijambo ry'Imana, were kurifata for granted, were kurifata ati birasanzwe. Oya, ijambo ry'Imana ntabwo risanzwe, kandi ijambo ry'Imana rifite imbaraga, ijambo ry'Imana rifite uburemere kuruta uko twe tubitekereza kandi nuko tubifata. Rero uko ufashe ijambo ry'Imana niko rikugendekera. Ijambo ry'Imana umuhanuzi yaranditse aravuga ngo nufata Imana nk'inyandege ngizaza mu buzima bwawe cyangwa se mu byo uzaba uri gusengera, izaza ari inyandege. Nuyifata ko ishoboye ifite amaboko, izaza koko ishoboye kandi ifite amaboko. Rero uko wakira ijambo ry'Imana niko rigusohoreraho. Nufata ijambo ry'Imana ng'umuti wo kugukiza uburwayi urakira. Nufata ijambo ry'Imana ng'indwaro uzanesha Satani. Muribuka Yesu ari mu butayu, ngo Yesu ngajyanwa n'umwuka mu gusenga mu butayu. Yari ari mu minsi ikomeye, kwiyiriza ubusa iminsi 40 n'amajoro 40. Umwanzi Satani amubwira ati niba uri umwana w'Imana, tora ayo mabuye uyahindura umutsima, tora iryo buye urihindura umutsima. Yesu aramusubiza ati ntabwo bikwiriye yuko umuntu ngatungwa n'umutsima gusa, ngahuka amagambo ava mu kanwa k'Uwiteka. Bivuze ngo ijambo ry'Imana imbaraga uzariha niko rizaba rimeze. Nurifata ng'indwaro bizakuneshereza. Tunesha Satani kubw'ijambo ry'Imana, ntabwo tumunesha kubwo kuririmba cyane, kubwo guhanura cyane. Oya, mu bintu Satani atinya, atinda umunyamasengesho, ntabwo azatinya umuvugabutumwa. Naho nabwiriza famiye yanyu yose igakiza, ntabwo Satani azandinya. Ntabwo Satani azatinya umuririmbyi, ntabwo Satani azatinya pasiteri, revera, ba bishop, abantu bose bafite amatitire yahambaye. Ntabwo Satani azabatinya, ariko Satani azatinya umuntu wamize ijambo ry'Imana rikamubamo, atari byo kuboroka, rikamubamo akariviva akarigenderamo. Uwo Satani azamutinya, n'umunyamasengesho azamutinya. Rero ndatinza ko niko kari gaciyemo, nagira ngo mbibutse yuko twatanye tuvuga ngo duhunga icyaha tudapfa. Ariko nitudahunga icyaha tuzapfa, kandi dupfire muri ibyo byaha, kandi ibihano by'Uwiteka bizagaragara kuri wa munsi w'amateka, wa munsi ukomeye. Rero uyu munsi tugiye kureba, ndurebe inyuma. Uyu munsi wowe uteze amatwi iri jambo ry'Imana, uyu munsi reka were kugupfira ubusa. Reka iki gihe cyere kugupfira ubusa. Niba twaragiriwe ubuntu, ntabwo biduhaye uburenganzira bwo gucumura ngo twaragira ubuntu, ngo Yesu yarishuye, ngo Yesu yapfiriye ibyaha byacu. Yego yapfiriye ibyaha byacu, ariko se tumaze kujijuka twakoze iki? Umaze kumenya ukuri ni iki wakoze? Wakomeje kugenda muri za nzira mbi, ukomeje kugenda muri bwa busambanyi, cyangwa waraburetse kuko wamaze kumenya icyo Yesu yaje gukora? Rero Imana itugirire neza. Uyu munsi turavuga ngo ndurebe inyuma, Imana iturengere. Twihuse rero turi gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwandikiye Abaheburayo. Urwandiko rwandikiye Abaheburayo ibice 10 ku murongo wa 37 kugeza kuri 39, tuhasanga amagambo avuga ngo haracyasigaye igihe kigufi cyane, kandi uzaza ndazatinda, ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Haleluya. Nyamara nasubira inyuma, umutima wanjye nduzamwishimira. Ariko twebweho dufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo dukize ubugingo bwacu. Amen. Uyu muntu wandikiye Abaheburayo yaravuze ati umuntu uzasubira inyuma, ntabwo Uwiteka azamwishimira, ntabwo Uwiteka azamunezererwa, kandi ntabwo Uwiteka azamureba ngo yumve
afite ubwuzu bwo kuba yamusanganira, ahubwo ngo bizatera Uwiteka agahinda, bizababaza Imana, kuko wa muntu wari ukiranuka yari ari umunyangeso nziza, yavuganaga ineza, yakoranaga ibintu byose umurava n'umutima mwiza kandi none n'umutima ukunze. Ariko igihe kiragera ngo umukiranutsi ngasubira inyuma, ariko nyamara nubwo yasubiye inyuma ntabwo Uwiteka azamwishimira. Imana itugire neza, Imana iturengere. Umuhanuzi Yeremiya we arandika ibice 51 ku murongo wa 6 kugeza ku 9, tuhasanga amagambo abwira ab'i Babuloni ngati nibahunge, igihe cy'Uwiteka kiri hafi bene data, umunsi w'Uwiteka uregereje. Ijambo ry'Imana kutubwira ati niduhunge umujinya w'Uwiteka, kandi umujinya w'Uwiteka tuzawuhunga gute? Niko tuzava mu byaha, niko tuzava mu gutukana, niko tuzava kugira ishari, kwanga bene wacu, kwanga abo dusengana. Ibyo nitubirambika hasi, burya uzaba uri guhunga umujinya w'Imana, nanjye nzaba ndi guhunga umujinya w'Imana. Nuzaba wemeye kureka izo nzira zose mbi, Uwiteka azakwishimira. Ariko ushobora kuba wararirimbye, ushobora kuba warabaye umupasiteri ukabwiriza abantu bagakizwa, abavuga butumwa tukabwiriza abantu bagakizwa, ababyeyi bacu bagakizwa, abo tuvukana bagakizwa, inshuti zigakizwa, abo twigana bagakizwa, abo dukorana bagakizwa. Ariko twatusha gato tukakora akantu tukava mu buntu bw'Imana, ijambo ry'Imana yavuze ngo ntabwo Uwiteka azatwishimira. Ariko yandikiye Abaheburayo arongera aravuga ati ntabwo dufite gusubira inyuma na gato. Imana ishimwe. Reka dushaka Uwiteka, tumushakane inzara n'inyota, kandi reka dukurikire Uwiteka tumaramaje. Nidukurikira Uwiteka tumushakaho gukira indwara, nitumukurikira tumushakaho amazu, nitumukurikira tumushakaho ubwenge, ibyo tuzabibona. Ariko bwa buntu bwe tuzabufata ngaho ari ibisanzwe. Rya jambo ryiza batwigisha mu rusengero tuzarifata nk'ibisanzwe. Kwa kumva ijambo ry'Imana ati hunga udapfa, uzarifata nk'ibisanzwe. Ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ndureba inyuma, kuko umuntu uzareba inyuma ngo ntabwo Uwiteka azamwishimira, habe na gato, habe na busa, ntabwo Imana izamwishimira. Bene data, igihe cy'ubuhenebere cyarasohoye. Ibintu biteye isoni bisigaye bikorerwa ku mugaragaro. Ibintu biteye isoni bisigaye bikorerwa ahantu h'icyubahiro, ahantu ho guhimbariza Imana. Imyambarire iteye isoni, abarinde tukarimba twambaye ubusa. Ibyo ntabwo binezeza Imana, ndawe ukeneye ubwo bwambure bwawe. Imana itugirire neza, Imana iturengere. Uwiteka niwe wenyine wagucura ingamba zikakuvamo kandi akakuvugutira. Ese yagucura utihanye? Ese yakuvugutira utamwemereye? Mwemerera akuvugutire, ingamba zikurimo zikuvemo. Reka twemerere Umwuka Wera, reka twemerere Umwuka Wera tuyobore. Ariko twebwe ntabwo dufite gusubira inyuma na gato. Niba wari umutukanyi, igihe kikagera ukihana. Niba warasambanaga, igihe kikagera ukihana. Niba waribaga, igihe kikagera ukihana. Ubaye umukristo, ugezeho n'igigero cyiza, Imana ikugiriye icyizere. Mu itorero usenga baguhaye umurimo wo kuririmba, cyangwa se Imana iguhaye impano, ubaye umuhanuzi. Ariko ejo bundi barumvisha ngo waguye mu cyaha, ngo wibye utuntu tudafite 12, niyo zaba ari miliyoni zingahe. None wa munsi wakizwaga, kumwe yavuze ngo ntabwo azibagirwa umunsi yakizwagaho, umunsi yemereye Yesu ukamubera umwami n'umukiza, ngo ntabwo azibagirwa. Ariko ibyo byose urabyirengagije, uyirengagije icyizere Uwiteka yakugiriye, urateshutse, ubivuyemo, urakebutse, urebye inyuma. Burya ubwo wakebuka ukareba inyuma, ukabwira nabi mwene so, ukamusitara undi umusaba imbabazi, burya warebye inyuma. Bana bato, ubwo wasuzuguraga mama, ubwo wasuzuguraga papa, ati nyabuneka nyogeza amasahani, ati nyabuneka kubura, ati nyabuneka kora isuku mu rugo, ati genda ucura umwana ku ishuri. Wa munsi ubwo wabwiraga mama oya, wa munsi wasuzuguraga mama, umenye ko icyo gihe wasubiye inyuma, umenye ko icyo gihe wavuye mu bwiza bw'Imana, warateshutse ubivamo. Ariko uyu munsi wa none Uwiteka ashaka kukugira imbabazi, ashaka kukuruhura
akagukura muri iyo vata, akagukura muri ibyo byaha, akagukura muri iyo sayo y'agahinda gasaza, akakwambura uwo mwambaro wuzuye ibizinga, akakwambika umwambaro wera. Uri umwanditsi wandikiye Abaheburayo yavuze ngo ariko twebweho, amen, twebweho ntidufite gusubira inyuma. Wa muntu wakijije, wa muntu wiyambuye icyaha akakiyambura, akagihunga gihunze, akamera nga Loti, akema akavuga ati nubwo iki kibaya ari kirekire sindasubira inyuma, aho ngiye guharanira ngire kwa uriya musozi Isowari, umusozi w'amahoro, umusozi w'ibyishimo. Ati ndemera singebuka, nubwo umugore wanjye akebutse sindemera gukebuka, ariko ngize ubugingo, ngize amagara yanjye. Imana ishimye, Imana ihabwa icyubahiro. Nshuti bakunzi, reka duhindukire, reka dukore ibyo Imana ishaka, niduhunge tuve mu byaha, duhunge dukize amagara yacu, duhunge dukize ubugingo bwacu ndetse n'ubwa bene wacu. Imana iturengere, Imana itugire neza. Navuze ndi, niba warihanye ibyaha ukemera guhunga urupfu rw'iteka, ukemera gukiza amagara yawe, ukiyambura ya kamere yawe, ukiyambura rya shari, ukiyambura ya mateko, ukiyambura za nzangano, ukiyambura ka gasuzuguro, ukiyambura kutubaha ndetse no kutumvira ababyeyi ndetse n'abagukuriye. Ibyo byose ukemera ukabyiyambura. N'abandi bakiyambura uburuzi, n'abandi bakiyambura inzangano, n'abandi bakiyambura ubusambanyi. Ibyo byose ukavuga ati guhera uyu munsi wa none ndabiretse, nemeye gukurikira umwami Yesu ng'umukiza wanjye mu bugingo, nemeye ko umwuka w'Uwiteka anyobora, nemeye kuvuka ubwa kabiri. Burya were gusubira inyuma, were gusubira mu ibyo bitutsi, were gusubira mu magambo, were gusubira mu guca imanza, were gusubira mu kwangana, were gusubira mu kudafasha abandi. Imana itugiriye neza, Imana iturengere. Ijambo ry'Imana mu Baroma ritubwira ngo iki? Iyo dusomye Abaroma tuhasanga ijambo ritubwira ibihano by'umunyabyaha. Abaroma ibice 6:23 turavuga ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko imbano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana irashaka kuguha gift, irashaka kuguha kado, irashaka kuguha imbano, kandi iyo mbano ni ubugingo buhoraho. Ese wemeye kwakira umwami Yesu? Ese wemeye kuva mw'iyo sayo? Ese wemeye kuva mw'iyo vata? Ngo dusengane ukingura umutima, Yesu yongere yinjire muri wowe, Yesu yongere atembere muri wowe. Reka dukizwe kandi dukizwe neza. Reka tumaramaze, reka tuve mu bitutsi, reka tuve mu magambo y'urukozasoni, reka tuve mu kwiyobora, reka tuve mu kwigenga. Dore ngo mu minsi y'ubuhenebere abantu bazaba ibyigenge, abantu baziyobora, abantu bazaba batumvira, abantu bazaba bafite ishari n'ibindi n'ibindi. Imana itugiriye neza. Igihe cyarageze, iyo usomye mu gitabo cya Daniyeli ugasoma witonze, hari aho dusanga Daniyeli ngo yiyiriza asenga asaba imbabazi y'ibyaha bya bene wabo. Yasenze avuga ati Imana ngo tubabarire, twagucumuyeho, twarateshutse tuva mu mategeko n'amateka yawe, ngo twigize ibyigenge. Isuzume nanjye nisuzume aho tutumviye umwuka wera, aho twigenze, aho twiyoboye, duce bugufi. Imana iduharire, Imana itweze ngo ariko twebweho dufite gusubira inyuma. Wowe wakiriye Yesu, wowe wemeye uriya munsi guhunga icyaha, ukemera guhunga ubusambanyi, ukemera guhunga ubusinzi, Imana izagufata igukomeza. Muri byavuze ngo Yesu aramfata akangomeza. Reka Yesu agufate agukomeze. Nagufata akagukomeza, ntagufite gusubira inyuma, ntagufite gusubira inyuma, kuko umwami aragufashe kandi aragukomeje. Haleluya. Were gusubira inyuma. Haracyasigaye igihe gito cyane
kandi uzaza ndaza atinda. Kristo ntabwo azatinda, azaza vuba. Kandi giteye ubwoba ngo azaza ng'umujura, ntabwo azamira ngo azaza kuwa kane. Ari ibyo ndawarimbuka. Buri wese yajya yiyeza agasayisha ku munota wa nyuma ati Yesu mbabarire, kuko Yesu yuzuye impuhwe. Ariko yaravuze ati nanjye ubwanjye ndi umwana w'Imana, ariko simbizi, ngo bizwi na Data. Haleluya. Rero Yesu azaza ari umujura. Ihane, tunganya inzira zawe, wisubira mu isayo, wisubira mu isayo, wisubira mu businzi, wisubira mu busambanyi, wisubira mu gutoteza abandi. Ku kazi were kudemereza bene so, were kuremereza abo mukorana, haba ari abizera haba atari abizera. Era imbuto mu rugo rwawe, erera abana bawe imbuto. Nabavuga ati burya papa atwerera imbuto, we mama wanjye anyerera imbuto, nawe agira ishaka ryo gusa nawe. Mwana yifuza ati nanjye ndashaka kuba nga mama, nanjye ndashaka gusa nga papa, nanjye ndashaka gusa nga mukuru wanjye, ndashaka gusa ng'umuvandimwe wawe. Nubwo uri muto, nubwo uri muto, nubwo uri mukuru, Imana ishaka kukugira neza. Imbano y'Imana n'ubugingo buhoraho. Ngarika ibihembo by'umunyabyaha n'urupfu. Reka duhindukire, twere kureba inyuma, twere gusubira muri Sodomu. Murazi byabereye Sodomu, murazi umwuzure Imana yatembesheje mu gihe cyano, niko abantu bananiwe kumvira. Murazi ngo ni Uwiteka yakunda gukubita Abisiraheli, kwibagirwa imirimo yabakoreye. Uwiteka akabakubita inzara, akabohereza ingabo z'Abamori, akabohereza Abafilisita, bakagenda bakanyaga imitungo yabo, ubuhinzi bwabwo bahinze. Kuko kubera iki? Bibagiwe imirimo y'Uwiteka. Uwiteka ndashaka gusubira inyuma, ndashaka kuwifuza bya bindi byo muri Egiputa, ntabwo ashaka kuwifuza ka kamini, ntabwo ashaka kuwifuza mukondapu, ntabwo ashaka kuwifuza bya bintu bahinduza imitsatsi, ntabwo Yesu ashaka gukata ibitsike byawe. Ese mwari muzi ko gukata ibi bitsike ari icyaha? Yesaya yarabyanditse ni icyaha, kuko Imana yabishizeho hari impamvu. None se muzarebe iyo umuntu agize igitutu, ibi bitsike biratangira cya gitutu, none uragiye urabikembuye. Mujye musenga, musishoze, kandi musome na Bibiliya yera mbere yo kujya gukora ikintu. Hajya ijambo ry'Imana rikivuga hiki. Imana ikugire neza kandi nanjye igire neza. Ngo hasigaye igihe gito, hasigaye igihe kigufi cyane, kandi uzaza ndazatinda, ngazaza ndazatinda. Ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, nyamara nasubira inyuma, umutima wanjye nduzamwishimira. Ariko twebweho, uwo yarari umwanditsi ari kwandika, aravuga ngo ariko twebwe ndidufite gusubira inyuma ngo turimbuke. Ndagafite umugambi wo gusubira mu byaha, ndagafite umugambi wo kujya gusinda, ndagafite umugambi wo kujya mu kabari, ndagafite umugambi wo kujya gufata abana b'abandi, ndagafite umugambi wo kujya gufata umugore w'abandi, ndagafite umugambi w'amagambo wo kuvuga mwene se, ndagafite umugambi wo kujya kwiba. We afite umugambi wo gusenga, afite umugambi w'ivuga butumwa, afite umugambi wo kuvuga ijambo ry'Imana, afite umugambi wo kweza umutima we no kweza inzira ze, afite umugambi wo gukora icyo umwami ashaka. Ese umugambi wawe ni uwuhe? Dore dusigaje iminsi mike twinjiye muri 2023. Umugambi wawe ni uwuhe? Niki ufite? Niki ushaka Imana yahindura muri wowe? Niki ushaka kubaka mu bwami bw'Imana? Ku rugero Uwiteka azavuga ati buge Jeannette yakoze iki kintu numva aranejeje, Uwamurera yakoze iki kintu numva angoze ku mutima, Muhora Keye yakoze iki kintu numva ankoze ku ndiba y'umutima wanjye. Imana ikagira iki kwibukiraho. Hari igihe Dawidi yagwanaga n'indubu n'indare, Uwiteka yareba ishaka ajya afite, Uwiteka ahita abona ngo uwo umutima we yishimira. Dawidi ngabonye ukuntu ba Aminadabu bakuru be b'ibihangange n'abandi n'izindi ngabo bihishe mu mwobo batinye Goliyati ngo utarakebwe, bivuga ngo utubaha Imana, udanakorana n'Imana, ngo urane uri kubatera ubwoba. Avuga ati no, ndabonzemera ko Imana ya Isiraheli ko itukwa. Dawidi yafashe umudumetso, afata n'amabuye, ashyira mu imvunda ye cyangwa se mu gakapu ke cyangwa se mu mufuka we,
atera Goliyati mu izina ry'Uwiteka. Uwiteka amubonye aranezerewe, bahita bamuhimbara n'indirimbo. Natwe rero Imana itugire neza, twere gusubira inyuma, reka tugaruke, reka dukore ibyo Uwiteka ashaka, kuko ngo igihembo cy'ibyaha ari urupfu, ngo ariko imbano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Imana itugire neza, dukore ibyo Imana ishaka. Mwene data, hindukira, were gukomeza kureba inyuma, kuko hari igihe uyu munsi n'iki gihe Uwiteka aguhaye uzagipfisha ubusa, ukagifata ngo ni ibisanzwe. Wari ufite gukira ugahindukira, Imana ikaguha agakiza, ukajenje ukabifata nk'ibisanzwe, bikakuviramo imfabusa. Imbano y'Imana ni ubugingo buhoraho. Nagira ngo umenyeshe ngo iki ni cyo gihe cyo kwemererwamo, kandi niwo munsi wo gukirizwamo. Ejo sahawe, ejo sahande, kuko ntabwo nzi ibizaza umunsi w'ejo. Iby'uyu munsi bimwe nanabirebye, nk'uko nshobora kuryama ngashigwayo ariko ngagendanirako. Ushobora kuba ufite urugendo wapanze gahunda, ariko urupfu rwaza ati no, urupfu ntabwo rutinya gusiza abana bato, kandi na Yesu nawe ntabwo ategwa n'isoni ngo uracyafite uruhinja, ngo uracyari konsa. Yesu ntabwo ategwa n'isoni niyo waba uri no kwiseta. Iyo igihe cyaje kiba cyaje. Ijambo ry'Imana muri Matayo yatubwiye ngo ngazaza ngo ari umujura. None arangije aravuga ngo ubwami bw'Imana bugereranywa n'abakobwa 10, 5 b'abanyabwenge, abandi 5 b'abapfapfa cyangwa se b'abapfu. Muri iki gihe biragoye kumenya umukristo, biragoye kumenya umuntu wubaha Imana, ariko ngo nyamara tuzabamenyera ku mbuto zabo, kuko buri wese arimo kwaka, buri wese afite itara. Ariko nyamara nubwo ufite itara, urebe neza niba ufite amavuta mwimberezo. Nubwo itara ryawe riri kwaka, ntabwo nzi amavuta yarimo urugendo aho ruzakugeza. Nubwo ufite itara, reba neza niba ufite amavuta. Ngabo bakobwa 10 bose barasinziriye, urusaku rwishe, abantu bavuga ngo umukwe araje. Bose 10 ngo barasinziriye, ariko abasinziye 5 b'abanyabwenge basinziranye amavuta. Hari abantu tujya mu rusengero twese tukaririmba, ndumenye ujya mu ijuru ninde, ariko hari igihe Yesu azabisobanura. Hari igihe Yesu azabisobanura, tumenye abakorera Imana n'abadakorera Imana. Icyo ngwifuriza nanjye nifuriza niko twahindukira tugakora icyo Imana ishaka. Reka dusome ijambo muri Zaburi 24 umurongo wa 3. Haravuga ngo ninde uzazamuka umusozi w'Uwiteka, ninde uzahagarara aherahe. Ese ninde uzabasha guhagarara mu maso y'Uwiteka? Ninde uzabasha guhagarara imbere y'Imana kuri wa munsi w'amateka, kuri wa munsi w'urubanza, kuri wa munsi ukomeye? Ninde? Ese kuri wa munsi umutima wawe urakwemeza ko uzabasha guhagarara imbere y'Imana, ugahagarara wemye? Umutima ngo ntabwo ujya ruswa. Umutima wawe ikikubwira bari cyo ukora. Imana itugire neza. Iyo usomye ku murongo wa 4 haravuga ngo nufite amaboko atanduye n'umutima uboneye, utigeze kwerekeza umutima we ku bitagira umumaro. Ndaharire ibinyoma. Uwo ni uzahagarara ku musozi w'Uwiteka. Uwarahire wazahagarara ku musozi w'Uwiteka. Undi utarufite gusubira inyuma ngo akebuke ngo arebe inyuma, uwo azabasha guhagarara ku musozi w'Uwiteka. Ariko uzakebuka azaba nka mukaroti abingingi y'umunyu. Uzakebuka ibihembo bye n'urupfu. Uzakebuka azajugunywa muri wa murongo wateganyijwe Satani n'abambari be. Icyo ngwifuriza nanjye nifuriza twere kureba inyuma. Niba twaravuze ngo turakijijwe, reka dukizwe neza, reka duhindukire, reka dukore ibyo Umwami ashaka, reka tugendere mu nzira z'Uwiteka. Navuze ndi iki ni cyo gihe cyo kwemererwamo n'Imana, kandi niba umutima wawe utakwemeza ko Imana ikwemera, shaka icyo Umwami
ashaka. Shaka icyo umwami yifuza yuko wakora. Ngo nimushakashake ngo icyo umwami ashaka, kandi numara kumenya icyo umwami ashaka aba ari cyo mukora. Reka duhindukire, reka duhunge icyaha gisa nacyo. Mwene data soza, Yesu aradufata akadukomeza, niko umuririmbyi yaririmbye ngo nubwo ndi mubi Yesu aramfata. Yesu arashaka kugufata, Yesu arashaka kukugundira, Yesu arashaka kuguhindura, Yesu arashaka kukweza were gusubira inyuma, umutima wawe were gusubira inyuma, kuko nusubira inyuma Uwiteka ntabwo azakwishimira habe na gato. Ntabwo Uwiteka azakunezererwa, ntabwo bizamunezeza. Ngo abana ba Isiraheli basubiraga inyuma, cyangwa se ubwoko bwa Isiraheli bikababaza Uwiteka. Icyo Uwiteka yakoraga ni ukubatera nabo umugongo. Imana rero itugire neza. Imana irashaka kukweza, Imana irashaka kugutunganya, Imana irashaka kugucura, irashaka yuko uba umwana wayo. Iherezo ry'umunyabyaha ni urupfu, ariko imbano y'Imana ni ubugingo buhoraho. Umwanditsi wandikiye Abaheburayo we yavuze ngo ariko twebweho dufite gusubira inyuma, reka tuhunge icyaha kandi tugihunge tumaramaje. Kandi kunesha icyaha hari uyu munsi bikunda, hari ejo byanga. Bisaba ngo nawe ushemo ishaka n'umwete, ubyitoze nguko abantu bisi bitoza siporo. Ikintu cyose no kucyitoza, kandi ikintu cyose no gushama umwete n'ishyaka. N'Imana yo mu ijuru ibonye imbaraga zawe, ukabona ukuntu uri kugwagwana, nayo irazi ikagufasha. Rero reka twinjire mu mwanya wo gusenga, dusabe Imana itwambika imbaraga, twere gusubira inyuma, ahubwo tugendane nayo, kandi dufite umutima utaducira urubanza, dufite umutima uboneye. Ngo mbese ninde uzahagarara ku musozi w'Uwiteka? Ngo ninde ngo uzahagarara ahera he? Ngo nudafite ukuboko kwanduye, kandi n'umuntu ufite umutima uboneye. Ngo kandi nk'umuntu utaragize indekerezo ku mirimo idafite umumaro, uwo niwe uzaba ufite umugisha wo kuzahagarara imbere y'Imana. Reka dusenga Imana. Icyo nakongeraho niko nakwifuriza kutareba inyuma, kudasubira muri bya bintu wagenderagamo, kutasubira muri za nzira z'abapagani, kudasubira kwifatanya n'abatizera, kudasubira kwifatanya n'ingozi z'ikibi. Shaka icyo umwami ashaka, aba ari cyo ukora. Umwami w'amahoro rero atugirire neza. Ubutaha tuzaganira kumaramaza. Iyo umuntu ahunze aba afite ikintu arimo guhunga. Natwe rero reka duhunga urupfu rw'iteka, reka duhunga ibyaha, kandi nitumara kubihunga twere gukebuka inyuma. Iyo umuntu afite ikintu kiri kumwirukanza, ng'urugero umwana muto, igisimba kije cyangwa se imbwa ikazi kagenda imwataka, ariruka aradumeka, akiruka ubutareba inyuma, agakizwa n'amaguru ye. Natwe rero niba dushaka gukiza ubugingo bwacu, mumenye ko inyuma yacu ari Satani. Satani inyuma yacu hari Satani, kandi ifite imbaraga. N'ubwo udafite imbaraga yaguhindura n'ako kanya, kugusenya ni ngo guhumbya. Imbaraga zacu rero tuzikesha mu gusenga no gushaka Imana no gusoma ijambo ryayo, tukayiragiza, tukayisaba umwuka wera akaba muri twe, agadukomeza, akatwigisha inzira dukwiriye kunyuramo, kandi inzira izatugeza i Siyoni. Rero twiruke, kuko Satani ari inyuma yacu, arashaka ubugingo bwacu, arashaka amagara yacu. Reka duhunge dukize ubugingo bwacu n'amagara yacu, kandi nk'uko guhunga kwacu twere gukebuka. Niko Imana yabwiye Loti n'urugo rwe, cyangwa se n'abemeye kumvira Imana, ngo nimuhunge mudapfa, kandi mwere kureba inyuma mutararangiza kino kibaya. Muhungire ku musozi utarimbuka, bahungire ku musozi utari uwirimbukiro, bahungire Sowari. Natwe umusozi wacu ni Kristo, umusaraba niryo bendera ryacu, niryo twebwe abakijijwe twishingikiriza, niho twihisha, niho umukiranutsi yihisha iteka. Amakuba yose yaraza yarikikubita kuri wa musaraba wa Kristo, ibyaho ndabo biza ngo bitwikubiteho, niyo bije turakomera, kuko Kristo niwe udushoboza.
Pawulo yanditse ngo ushobozwa byose na Kristo umva imbaraga. Natwe turabwirwa ngo duhunge ibyaha, dukize ubugingo bwacu, dukize amagara yacu, kandi twihishe mu musaraba wa Kristo. Kandi mu kuwihisha mutwere kureba inyuma ngo dusubire iyo twavuye, ngo dusubire aho Imana dukuye, mu nzoga, bya bintu byose bibi, mu nzangano, mu matiku, mu macakubiri, mu kwiba, mu kubeshera abandi, ishari, ubugugu. Ibyo byose byo twiyambuye ujya munsi dukizwa duhunga icyaha. Yesu ngo ndabwo ashaka yuko ngewe nga Jean d'Arc mbisubiramo, nawe mubyeyi ndabwo Yesu ashaka kubisubiramo, yewe papa ndabwo Yesu ashaka kubisubiramo, basore n'ingumi ndabwo Yesu ashaka kumusubira muri bwa bukoroboyi bwa night club, ngo mujye muri boîte de minuit, ngo murebe ibiteye isoni, amaso yanyu muyatereke ibintu bidafite umumaro, bidafite 12. Imana ashaka ko duhindukira rwose. Umwami Yesu rero atugira neza. Hari uwahimbye agakora asaba ngo ngwino winjire mu rugo rw'Imana, inyuma ni habi, ngwino winjire, ngwino winjire mu rugo rw'Imana, inyuma ni habi, ngwino winjire, musore nawe ngwino winjire, inyuma ni habi yo hararumana, ngwino winjire mu rugo rw'Imana, inyuma ni habi, ngwino winjire, mubyeyi nawe ngwino winjire, inyuma ni habi yo ni habi, ngwino winjire mu rugo rw'Imana, inyuma ni habi, ngwino winjire. Kwa Satani ni habi, abariyo barabira ibyuya, baratabaza, abantu bari mu byaha bararushye, abantu bari mu busambanyi bararushye, abantu bari mu businzi bararushye. Abasinzi bafite ibihano, Uwiteka afite ibihano ngo azahanisha abasinzi. Ni Bibiliya yera, Bibiliya irimo ibintu byinshi. Twumvira ijambo ry'Imana, twumvira icyo Imana ishaka. Muze twinjire, ni ukuri inyuma ni habi. Umuntu uri kwa Satani ararushye, umuntu uri mu busambanyi ararushye, umuntu uri mu matika ararushye. Uravuga mwene so ukumva umutima nawe urakuzinutswe, ukavuga se ngibi nabivugiraga iki? Umutima ukumva nawe umeze ngaho ugiye kukuva mu gatuza ariko wihanye. Uwo muntu abe yagiriwe ubuntu. Abari hanze ni ukuri bararushe, tuve kwa Satani. Abariyo barabira ibyuya, kwa Satani barimo kubira ibyuya, mu kabari barimo kubira ibyuya. Ariko ibaze, ukaba ufite amafaranga yawe, reka tuvuye n'ibihumbi 200, sinzi igihugu urimo, ugiye kugura ikaziye, ni urugero ndi kubaha, ya mitsingi cyangwa se ya byeri. Ugiye mu kabari uranyweye, bararangije bagukubise icupa, ugiye urimo kuva amaraso. Amafaranga yawe uyapfishije ubusa, uragiye ngo ugiye kwinezeza, ngo ugiye kwihesha amahoro, mbese ugiye kwifata neza. Bakwashije icupa mu mutwe, baramukubise kandi amafaranga naye. Imana itugire neza. Iyo umuntu asubiye inyuma, Satani aramuhonda, akongera akamuhonda, byaba ngombwa akamunoza iyo uwo muntu yanze kumvira Imana. Imana rero itugire neza kandi Imana iturengere. Wisubire inyuma, kuko nusubira inyuma Uwiteka ntabwo azakwishimira. Hagiye kumva umuntu atarushe, amafaranga arayoye, agiye mu kabari, kandi kumbi mu rugo babuze n'ibirayi, babuze n'ibisusa, babuze naho babigura naho babisoroma. Umugabo arajyanye mu kabari, barangije bamukubise icupa. Imana itugire neza. Kwa Satani bararushe, kwa Satani barabira ibyuya. Cyangwa umumama agiye muri kabari, azi ko afite abana bategerezwa kwambikwa, bategereza kozwa, bategerezwa kujya ari ubagaburiye, ariko umugabo yamubwiye ati genda uhahe, ho kugira hahe, ayajyanye mu matabi kugura za bugoro, ayajyanye kugura ibidafite umumaro, cyangwa se nawe agiye kwicara mu kabari hamwe n'abandi bagabo batarabe. None yumva ko abana bazagabura nande, agiyeyo nawe wenda banamujibuye n'urushi baramukubise. Bene data, kwa Satani barabira ibyuya.
abantu bavuga, hari igihe umuntu avuga, satani hari igihe burya satani nawe arihangana, hari igihe ategereza umuntu akakureka ukavuga umunsi umwe, ukavuga umuntu utavugikwa, bakamera nk'abashize ingufuri ku munwa, bakagukubita bakakumvisha. Bivuze kwa satani bararushye. Ibaza umuntu agiye kwiba, baramufashe, baramukubise, bimuviremo kujya muri gereza. Muri kumva kwa satani batarushye? Mwaza kwa Yesu, ko Yesu atanga amahoro, ukanywa agakoma kawe n'umutware wawe n'abana bawe, mukumva muguwe neza, mugakaraba isabuni ikaba n'amavuta, mukayikaraba ikoza n'ibyombo, yarangiza mukanayisiga, ukumva ufite amahoro. Natangara ijambo ry'Imana vangu ngo byinshi by'induru byarorera, ariko duke tw'umukene turimo amahoro. Sava, ni byiza. Nubwo umuntu ari umukene ariko afite amahoro, abana be bafite discipline, abana be bafite umuco, abana be bagenda mu mahame, abana bafite ikinyabupfura, bafite indero. Ayo wundi ufite byinshi abifite ariko ndamahoro, afite byinshi ariko ndatuze, afite byinshi ariko abiririramo. Nimuze kwa Yesu, Yesu atanga amahoro. Rero reka twubahe Imana, dusenge, dusabe Imana imbaraga zo kudasubira inyuma, kandi izo mbaraga tuzazihabwa dushize ivi hasi. Hari ibintu bitazaza tuvuze ati satani ndakwanza, uzabivuga bibe mu magambo. Hari ibintu dukeneye guhindura tukava mu magambo, tugashira ivi hasi, tugasenga ijambo ry'Imana, tugahora turisoma. Iri niryo jambo ritwereka inzira dukwiriye kunyuramo. Imana rero tugire neza. Ngwino winjire mukobwa, ngwino winjire, reka izo ngeso zawe, reka iyo mico yawe, reka kuva mu buntu bw'Imana, reka kuva mu bwiza bw'Imana. Ngwino uze kwa Yesu akugirire neza. Musore, ngwino kwa Yesu. Yesu atanga amahoro, Yesu atanga ibyishimo. Birashoboka yuko washatse kubaka ariko wabuze ahwanya, ni Yesu bitanga. Nawe umukobwa, ni Yesu bitanga. Babyeyi, ingo zirimo gusenyuka, zirimo gucumba umwotsi, nimuze kwa Yesu, Yesu abaha amahoro. Umuririmbyi yavuze ngo nimuze mwinjire, inyuma ni habi. Muze mwinjire, reka dusenga Imana. Uwiteka Mana yacu, Mana ishobora byose, ndagushimye, ndaguhimbaje. Cyubahiro kibi cyawe, ibi byose n'iteka ryose. Mana turagushimiye kubw'imiburo yawe. Ijambo ryawe ratubwiye ati ngo umukiranutsi ngo nasubira inyuma ndaguzamwishimira. Natwe turakwinginze, twambika imbaraga. Ntabwo twifuza gusubira inyuma, ntabwo twifuza gusubira kwa satani, ntabwo twifuza gusubira mu isayo, ntabwo twifuza gusubira mu byaha, ntabwo twifuza gutesha agaciro impano y'agakiza waduhaye. Mu izina rya Yesu turasabye imbaraga z'umwuka wera, turasabye imbaraga yo gusenga, imbaraga y'amasengesho. Mu izina rya Yesu Kristo, weretse uyu mwene data uciye bugufi mu mutima, weretse uyu mwene data utsinzwe n'ijambo ryawe. Akeneye imbaraga zo kunesha satani, akeneye imbaraga zo kunesha umubi, akeneye imbaraga zo kunesha mwami ibimuhiga byose. Mu izina rya Yesu Kristo, ijambo ryawe mu Baroma ryatubwiye ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko impano yawe ngo ni ubugingo buhoraho buboneka muri Kristo Yesu. Mwami turakwinginze, tugirire neza, twambike imbaraga, twubake, kuko nutwubaka turaba twubakitse koko. Dushigikire mwami mu izina rya Yesu Kristo, dushigikire, ugendane natwe. Ijambo ryawe mwami muri Zaburi rongera riratubwira ngo ninde uzahagarara ku musozi wawe. Mbese ngo ninde uzahagarara ku musozi wawe wera? Ngo nudafite ukuboko kwanduye, nudafite umwami umutima wanduye, ahubwo ufite umutima uboneye, ubone uzahagarara ku musozi wawe wera. Fasha, dufashe, fasha umuja wawe, fasha umugaragu wawe mu izina rya Yesu. Imbaraga z'umwuka wera zituyobore, imbaraga z'umwuka wera zidutegeke mu izina rya Yesu. Ngwino uzutuyobore, ngwino uzugendane natwe, ngwino uzuhindure mu mitima yacu, dukora ibyo ushaka kandi dukora ibyo ushimwa nawe.
Umurimbyi yavuze ngo tuze twinjire mu rugo rwawe, reka mwami mwene data uciye bugufi umuha amahoro yo mu mutima, umuneshereza indambara ze, umuneshereza ibimuhiga, umuneshereza amagambo, umuneshereza ibyo bitutsi, umuneshereza iyo kamere mu izina rya Yesu Kristo. Reka umwuka wawe wera amugendemo kandi asenye ibidafite umumaro muri we, mwuka wera abe muri we. Kandi ijambo ryaratubwiye ngo iyo umuntu atarimo kuyoborwa n'umwuka wawe wera ngo ni kamere birimo kuyumuyobora. Natwe turashaka yuko uza mu mitima yacu kandi no mu mitima y'abacu ubakiza, ubaha agakiza. Mukaroti yarakebutse abingingi y'umunyu. Hari abantu benshi bakebutse basubira mu bidafite umumaro, mwami bapfa nabi. Samusoni mwami yapfuye nabi kuko mwami yakoze ibijyanwa n'amaso yawe. Wari waramuhaye imbaraga, wari waramuhaye umwuka wawe wera, ariko asubira inyuma asanga Delila agenda mu bidafite umumaro. Mwami bamunogoramo amaso. Arega mani byatunogoramo amaso ndaga ariko byashize, biracyahari, ariko turakwinginze dukomeze kuko ndawe dufite gusubira inyuma. Nda gahunda dufitanye na Satani, nda gahunda dufitanye nabi kuzimu, nda gahunda dufitanye n'amagambo mabi, nda gahunda dufitanye mwami n'imigambi yose ya Satani. Nda randevu dufite muri boîte de minuit. Bana natwe dukomeze, bana natwe dushigikire mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenzera ijambo ryawe rigwire mu mitima yacu, ndasenzera ijambo ryawe riganze muri twe, riganze mu muja wawe, riganze mu mugaragu wawe, rimuyobore, ibimubase bimusohokemo, ahubwo hinjira ijambo ryawe kandi ijambo ryawe ryera imbuto mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe rigira umumaro. Turagushimiye kumvishe gusenga kwacu, turagushimiye ko mwami duhaye imbaraga, turagushimiye ko dukomeje, ko tudafite gusubira inyuma. Mu izina rya Yesu Kristo niko dusenga twizeye. Amen, amen. Imana yacu ishimye, Imana yacu ihabwe icyubahiro. Wisubire inyuma, wisubire inyuma. Hari abantu benshi basubiye inyuma bapfa nabi. Samusoni yasubiye inyuma ajya kwa Delila, amaso ye barayanogoye. Inshuti z'umusaraba, mwisubire inyuma. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Abantu basubiye inyuma bapfa nabi. Gideyoni yagwishijwe n'umwambaro asubira inyuma, kandi Imana yari yaramukoresheje ibikomeye, ariko bamukorera umwambaro umubera umutego. Imana itugirire neza, Imana iturengere, Imana iguha imbaraga zo kudasubira inyuma, Imana imba imbaraga zo kudasubira inyuma, ahubwo dukomeze tugende. Haleluya. Imana yigeze kubwira Mose ati niki gihagaritse Abisiraheli? Twere guhagarara muri urugendo rujya mu ijuru, kuko muri urugendo rujya mu ijuru nta muntu uruhagararamo. Iyo uhagaze Satani aragutikura. Muri urugendo rujya mu ijuru nta muntu ureba inyuma, kandi nta muntu ureba iburyo n'ibumoso. Iyo ukoze bene ibyo Satani aragutikura. Imana itugirire neza, twere gusubira inyuma, kandi twere gukozwa hirya no hino, kandi twere guhagarara, ahubwo dukomeze tugende nk'uko Imana yabibwiye Mose ati bwira Abisiraheli bakomeze bagende. Imana iguha imbaraga yo gukomeza urugendo. Were kuba Mukaroti, nere kuba Mukaroti, ngavuga ivugabutumwa abantu bagakizwa, ariko ku munota wa nyuma Imana ikambwira sigeze imenya. Ukumva ijambo ry'Imana mu rusengero, aho usengera nawe ukaryisomera, ariko Imana ikakubwira ndago yigeze kukumenya. Uwiteka dufashe, Uwiteka dutabare. Imana imba imbaraga yo kudasubira inyuma, kandi nawe Imana iguha imbaraga yo kudasubira inyuma, ahubwo dukomeze tugende. Simiyoni ni umugabo ngunda cyane. Yarinze ibyo kwizerwa, aguma ku isezerano,
akomeza guhagara mu byo yasezeranijwe n'umwami Imana, kuko Imana yamuvuze ati ngo ndabwo azapfa atarabona umwami Yesu, atarabona umucunguzi w'Abisiraheli. Amaze guterura Kristo, haleluya, abona ibyo umwami Imana yamusezeranije ko abisohoje. Amaze kubona ko Uwiteka abisohoje, niho yabwiye Uwiteka ati none sezera umugaragu wawe ndahe. Mu yindi mvugo sinzire, cyangwa se mu yindi mvugo apfe, asinzire, ategereze umunsi wo kugira ute, wo kuzuka, ategereze umunsi w'abera. Imana itugire neza, iduhe imbaraga yo kudasubira inyuma, ahubwo dukomeze urugendo tugana isuwari, ku musozi utari uw'irimbukiro. Nabavyo umusozi ni Kristo, aho umukiranutsi yihisha akaba amahoro. Imana yatubwiye ati umuntu nasubira inyuma ndabwo azamwishimira. Umwami atugirire neza. Umwami w'amahoro rero baha umugisha, naho ubutaha. Shalom shalom.